niba mureba ya ndirimbo muhaye muririmba cyane mu myanya ye yanyu ni ya ndirimbo yakomeje kuririmba kazana vuga ngo niba nayisubiremo bayisubiremo nk'umuntu uri mureba agaheke gasigaye gato. Aravuga ngo data buja nzamukorera ndacogo. Aravuga ngo umaze imirimo wampaye ninyirangiza ngo azampamagara. Ubundi imirimo Imana yakugeneye yayiguhaye iyo uyirangije araguhamagara ukajya mu ijuru. Wakora nabi wakora neza igihe cyawe kiba kirangiye. Aravuga ngo imirimo wampaye ninyirangiza uzampamagara unjyane ngeze mu ijuru. Dr. Sam. Dr. Sam. Ubu rero ni hano ntabwo aryanwamo nuko duhaye turi mushiramo duhaye tumuvuga, aryanwamo nuko yarikoreye. Natwe tuzarijyamo kubera ko twarikoreye, ni naho tuzamubona. Genza mbwira abantu iyo ndimo mpumuriza abantu, ntabwo kubwira umuntu ngo umwana wawe yagusize, ngo papa yagiye mama yagiye, ngo uzamubona. Why? Uzamubona ute? Igituma nzamubona uwanjye uwawe nuko nzakorera ijuru, ngakora iby'Imana ishaka, aho mba ndimo ntegura kuzamubona. Rero intwari yacu niba tumukunda, Imana iduhe umugisha kandi Imana idufashe iduhe kugera ikirenge mu cye. Hari umugabo wanditse mu gitabo cye aravuga ngo aho gusiga umutungo mu isi ngo wasiga amateka meza kubw'inyungu rusange z'ubwoko. Wasiga amateka, buriya amateka araruta imitungo iyo ari yo yose umuntu yasiga ku giti cye. Aravuga ngo gusiga amateka meza, nka General Makanika turimo tuvuga, biraruta gusiga amateka ye meza, biraruta gusiga imiturirwa muri Amerika. Tugire n'abagutekereza n'abakwibuka kuko ni ibyawe, ni wewe n'abawe nyine hariya ndi zitwubaka. Ndagira ngo mu ntiza amashyi tuyahe Imana kuko niyo iyakwiriye. Hari umuntu wabivuze aravuga ngo uyu munsi ngo niba dukwiye kubabara, ngo niba dukwiye kwishima, ngo ntayamenya kimwe n'ikindi, byose bijya bibaho. Kuko iyo abantu bari mu byago kubera kumenya Imana baza bishima, aho ni naho tuzadutandukanira n'abandi bantu. Ikindi nanone hari igihe ibyishimo byinshi byongera nabyo bikabyara umubabaro. Ntimurabona umuntu uko yishima akarira? Niko bimera mu maranga mutima ya kimuntu. Rero baduha umwanya kugira ngo tubashimire mwebwe abaje n'abantu bitabiriye uyu munsi. Turabashimiye kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi ukomeye. Njye nawutekerejemo ibintu nka bibiri. Buriya intwari iziba mu buryo nka butatu, ariko reka mvuge muri ubu buryo. Intwari ziba mu isi mu buryo bw'isi bakavuga ibigwi n'ibikomeye umuntu yakoze. Noneho twebwe icyiza tubifitemo kiruta ikindi. Makanika yabaye intwari mu buryo bubiri. Yabaye intwari mu buryo bwo kwitanga no gutekereza. Yabaye nka Nehemiya. Nehemiya yari kure n'iwabo, aratekereza
yumvise amakuru y'iwabo arangije ngo agira agahinda ararira. Mu gice cya mbere ararira ngo arangize ntiyagarukiraho, bamwe baza bagarukira, arasenga abaza Imana. Irangije Imana imuha gahunda. Nguko umuntu uba intwari kabiri ajya amera. Hari umubyeyi uvuze hano ngo iwe barataramanye, ngo yakundaga Imana cyane. Ni ukuvuga ngo yabaye intwari kabiri, yabaye intwari ku rugamba no kwitanga, arongera aba intwari no mu Mana. Kandi aho niho hariho hatuma tuvuga ngo tuzamubona. Asifiwe Yesu. Naho hahaye hatuma tuvuga ngo tuzamubona, kuko hari abandi babaye intwari zo ku isi gusa. Ariko iwe yabaye intwari mu isi, aba n'intwari mu by'Imana. Mutekane n'abantu barimo bicara mu nkurikire. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Nta yandi mahirwe umuntu kuba intwari kabiri. Kandi intwari buriya, kugira ngo umuntu abe intwari azarenga umuryango we, akarenga famiye yiwe restaurant, akarenga ubwoko bwe, akaba uw'abantu. Uwo muntu niyo mpamvu baza bamwita intwari. Ni ukuvuga ngo areba, ntabwo areba hafi, areba kure. Kandi yarangiza akagira umutima w'urukundo. Ntajya agira ishari, nta ntwari igira ishari. Muzo nagerageje gusoma n'amateka ya ntayigira ishari. Burya abanyeshari kibazo baba intwari. Ariko umuntu ugira urukundo ruza rurenga ishari ntiribaho, ntagira icyo cyumba cy'ishari. Niyo mpamvu aza kunda, agakunda umuryango we, agakunda famiye, agakunda ubwoko, agakunda igihugu, akagezaho yitanga. Nicyo gituma umuntu yitwa intwari. Bene uwo rero ni imboneka rimwe, tibajya baba benshi. Bene abo bantu tibajya baba benshi. Ni abantu bakeya bajya batekereza batyo kandi bakemera kwitanga gutyo. Buriya gupfa, iyo umuntu yagiye muri uriya murimo azasa n'uwapfuye umunsi agenda, agasa n'usigaho awukorera mu rupfu, kuko yamaze kwitanga, byararangiye. Niyo mpamvu muza mubona bamwe bacika. Timubizi ko baza bacika? Baza bacika kurya aba yahunze urupfu. Ariko intwari ntigihunga urupfu, igitanga ubuzima bwe ku bwa benshi. Hari umugabo wanditse mu gitabo cye aravuga ngo aho gusiga umutungo mu isi, ngo wasiga amateka meza ku bw'inyungu rusange z'ubwoko. Wasiga amateka. Buriya amateka araruta imitungo iyo ari yo yose umuntu yasiga ku giti cye.
aravuga ngo gusiga amateka meza, nka Generali Makanika turimo tuvuga, biraruta gusiga amateka ye meza, biraruta gusiga imiturirwa muri Amerika. Ntugire n'abagutekereza n'abakwibuka, kuko ni ibyawe, ni wewe n'abawe nyine hariya. Rero intwari si imitungo, intwari si amafaranga, intwari si ukuba warabyaye cyane, si ukugira umuryango munini cyane. Intwari irivukira, ikagira umutima w'urukundo w'ishaka, urwo rukundo rukarwara ishaka, rukabyara ishaka, iryo shaka rikabyara kwitanga, utitaye ku nyungu, utitaye ku buzima bwawe, kubera ko warebye kure. N'umwanya muto bampaye, ariko reka mvuge ngo buri intwari kenshi bazishira mu byiciro nka bitatu. Hari abo bita imena n'imanzi n'ingenzi, kandi abo bose bagira za kategori. Hari abitwa intwari bagihari, hariho n'abitwa intwari kubera ko batambutse, niyo mpamvu baza babashira muri ibyo byiciro. Kandi abo bose baba baritanze. Icyambere baba baragize urukundo n'ishaka n'umutima wo gukunda, urimo kwitangira abandi batari abawe gusa, ukareba kure cyane. Rero Imana iziduha bene uwo mutima. Imana iguma iduhe n'abandi benshi bakwiye kugira mwene uyu mutima. Imana iduhe abandi benshi bakwiriye kwitanga, bakagera ikirenge mu cye. Buriya kugira ngo tuzamubone, reka nsozereze muri iri jambo. Kurya bababyeyi batubwiye, kugira ngo tuzamubone nuko dukunda Imana cyane kandi tukayikorera. Ntabwo tuzomubona kubera kuko gusa duhaye tumuvuga, tuzamubona kuko twakoze iby'Imana ishaka. Ni nguko adahaye ajya, ntabwo yajyanywe mu ijuru nuko turimo tubivuga, yajyanywe mu ijuru nuko yarikoreye. Nge nakurikiye amagambo ye menshi yose, narakurikiraga, yarantangaje. Nta jambo ry'urwango ryabaga muri we, nta jambo ry'ibice ryabaga muri we, nta jambo ry'ivangura ryabaga muri we. Umuntu w'indwara ateye ubwoba. Niyo mpamvu n'amagambo asize abantu baza bayagira ubutunzi bakaza bayasubiramo, nuko ari amagambo aba arimo areba abantu, atareba umuntu. Hanyuma y'ibyo agakunda Imana cyane cyane, akunda igihugu, akunda n'Imana. Rimwe na rimwe kenshi bene abo bantu tibaza bakunda no kurama igihe kirekire cyane. Muzabirebe, ngewe amateka narebye niko nabonye. Amahirwe dufite yo kuzamubona nuko yakunze Imana cyane, yakunze igihugu aracyitanga, akunda n'Imana cyane kugeza mu mwanya we wanyu. Niba mureba ya ndirimbo muhaye muririmba cyane, mu myanya ye yanyu ni ya ndirimbo yakomeje kuririmba, kazanavuga ngo niba nayisubiremo bayisubiremo, nk'umuntu uri mureba agaheke gasigaye gato. Aravuga ngo databuja nzamukorera ndacogoye. Aravuga ngo umaze imirimo wampaye ninyirangiza ngo azampamagara. Ubundi y'imirimo Imana yakugeneye yayiguhaye, iyo uyirangije araguhamagara ukajya mu ijuru. Wakora nabi, wakora neza, igihe cyawe kiba kirangiye. Aravuga ngo imirimo wampaye ninyirangiza
uzampamagara unjyane ungeze mu ijuru. Ubu rero ni hano ntabwo arijyanwamo nuko duhaye turi mushiramo duhaye tumubivu, arijyanwamo nuko yarikoreye, natwe tuzarijyamo kubera ko twarikoreye, ni naho tuzamubona. Genza mbwira abantu, iyo ndimo mpumuriza abantu, ntabwo kubwira umuntu ngo umwana wawe yagusize, ngo papa yagiye mama yagiye, ngo uzamubona. Why? Uzamubona ute? Igituma nzamubona uwanjye uwawe nuko nzakorera ijuru, ngakora iby'Imana ishaka, aho mba ndimo ntegura kuzamubona. Rero intwari yacu niba tumukunda, Imana iduhe umugisha kandi Imana idufashe iduhe kugera ikirenge mu cye. Turabashimiye bakirisitu bari baduhaye ijambo ryo kubashimira, ariho tunyuza n'ijambo ryacu. Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza, iduhe kugera ikirenge mu cye kandi dukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Murakoze. Uwiteka abarinde kandi abakomeze, anabihanganishe, mukomere cyane. Dufite ibyiringiro ko hari insinzi, dufite ibyiringiro ko tuzabona gakondo, dufite ibyiringiro ko Imana izaduha iwacu. Habe niyo twakubaka imiturirwa hano, ariko si iwacu, si muri gakondo. Gakondo irahari, aho niho dufite agaciro karuta ka hano, kandi tuzagahishwa n'amaraso y'abari yabahaye batubanziriza. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Kadusenge kandi igice cya mbere, hanyuma umuyobozi w'igice cya kabiri ahita atambuka. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndagushimiye wowe wankurikiye. Imana iguha umugisha kandi ubu butumwa ubugeze ku bantu benshi cyane bashoboka. Nimba udafite ibipapuro bikwemera gutura muri Amerika, tuganire, mbe nakugira inama cyangwa se nagushakira amakuru yizewe direct bitewe na case waba ufite. Dufasha abantu gushaka ibyangombwa by'akazi, abantu baciye muri Mexique, abantu basabye asylum, abantu baje ku maviza, tubafasha gushaka ibyangombwa by'akazi ndetse na green card. Dufasha impunzi kuba abanyamerika, dufasha mu by'ukuri ibibazo byose bya immigration muri rusange ntabivuze mu izina, tubasha kubifashamo abantu. Ndagushishikariza kunyandikira cyangwa se kumpamagara kuri nimero ya telefone guteranya 1 8 0 6 4 4 3 1 0 6 4. Iri ndetse no ku maskrini yanyu ndayishyira hano kuri televiziyo cyangwa se kuri telefone uri kundeberamo. Ariko uri muri Amerika ushaka ntago wabanza please wayikuraho. Nkuko bisanzwe rero, ndabakunda cyane, naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Kora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha ntukagicikwe. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho uri. Dr. Sam. Dr. Sam.